Intambara yongeye gukara hagati ya M23 ndetse n'ingabo zo muri Kongo cyangwa se za Wazalendo, by'umwihariko ni intambara imaze igihe kirekire itaba cyangwa se itagaragara. Kugeza kuri ubu ngubu rero intambara ikaba imaze gufata indi ntera, ndetse aho amasansu n'ibisansu kugeza kuri ubu ngubu biri kugenda bituragurika hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo, nubwo kugeza kuri ubu ngubu n'ingabo z'abarundi nazo zimaze kwinjira mu ntambara ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo. Ni ibintu bigaragaza ko nyine abarundi nabo bashyigikiye cyangwa se bari gufasha ingabo za Kongo cyangwa se za Wazalendo, by'umwihariko ubwo bagabye igitero gikomeye cyane ku ngabo za M23. Mu by'ukuri intambara imaze igihe kirekire itaba hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo. Gusa kuri ubu ngubu nuko abarundi bamaze kwiyunga nabo ku ngabo za Kongo, bakaba bagabye igitero gikomeye cyane cyangwa se igitero simusiga ku ngabo za M23. Nubwo M23 kugeza kuri ubu ngubu hamaze iminsi ibiri cyangwa se hashize iminsi ibiri iyi ntambara yongeye kuba yavuka hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo, nubwo n'abarundi nabo bamaze kuba bakinjira muri uru rugamba cyangwa se muri iyi ntambara ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo by'umwihariko cyangwa se za Wazalendo. Gusa kuri ubu ngubu M23 yo iracyakomeje gahunda ko yafata iriya ntara yo muri Kongo ya Uvira kugira ngo ibashe kuba yayishira nazo ku zindi ntara yagiye ifata by'umwihariko zo muri Kongo. Nubwo kuri ubu ngubu rero M23 ntago irabasha kuba yafata cyangwa se irasubiza nyine ibitero by'umwihariko mu gihugu cy'abarundi cyangwa se kuri ziriya ngabo za Kongo, nubwo M23 cyangwa se abarundi bakomeje kugenda nyine bayirasaho ibisansu bigiye bitandukanye. By'umwihariko nyine ni ibintu biri kugenda bigaragaza cyangwa se bigaragara hagati ya M23 ndetse n'abarundi ndetse n'ingabo za Wazalendo zo muri Kongo. Ni igihugu nyine mu by'ukuri biri kugenda bigifatanya hagati ya Kongo cyangwa se n'abarundi bigaba igitero kigiye gikomeye cyane cyane ku ngabo za M23, mu gihe hari kubura iminsi mike cyangwa se igihe gitonya ngo babashe kuba basinya amahoro hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo cyangwa se za Wazalendo, kugira ngo babashe kuba basinya amahoro. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaragaza cyo kuko M23 ishobora kuba yasinya amahoro yamaze gufata irantara cyangwa se karagaje ko muri Uvira mu gihugu cy'abakongo, kugira ngo babashe kuba bagashiranaho ku zindi ntara bagiye babasha kuba bafata by'umwihariko. Nubwo M23 yo itari kuba yabasha kuba yagaragaza ubushake bwo kuba yakataka by'umwihariko izi ngabo za Wazalendo cyangwa se abarundi, M23 rero bikaba bigaragara ko igituje itarafata gahunda yo kuba yakataka izi ngabo za Wazalendo. Gusa kuri ubu ngubu nuko bigaragara mu by'ukuri, nubwo nyine biri kugenda byumvikana hagati M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo, ni amasansu ndetse n'ibindi biturika by'ibisansu bigenda bituragurika, nubwo bari kugenda nyine M23 ziri kugenda nyine ifata ukuntu ibyo bisansu ikaba yabiturikiza mu kirere cyangwa se ikaba yabifubya bitarashika ku butaka. Mu by'ukuri ni ibintu uri kubona biteye ubwoba cyane cyane, by'umwihariko ku baturage nyine bari kugenda babireba cyangwa se bari kubirebesha amaso. By'umwihariko navuga ko intambara yongeye kuba yahagurukira hagati y'umupaka wa Kongo n'u Rwanda mu karere ka Rusizi, ndetse aho ni mu murenge wa Bugarama, niho ibintu biri kugenda byabera muri ako gace, ndetse niho M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo kuri ubu ngubu intambara ikomeje kuba yagenda yabera, by'umwihariko imaje no kuba yakimukira. Ari naho rero n'abarundi bamaze kuba bakinjira muri iyi ntambara, bakaba bamaze kuba bari gufasha ingabo za Wazalendo by'umwihariko kugira ngo babashe kuba barwanya M23. Nubwo M23 nayo ikomeje kugenda ikataza by'umwihariko igaragaza ubushake bw'uko ishaka kuba yafata kano gace ka Uvira cyangwa se iyi ntara ya Uvira nayo ikaba yabasha kuba yayisira mu tundi turara cyangwa se mu zindi ntara yagiye nayo ibasha kuba yafata mbere y'uko ngo aya masezerano abasha kuba yasinwa hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo cyangwa se n'igihugu cya Kongo by'umwihariko. Kiza ko ubu rero abarundi nabo bakaba bamaje nyine gukaba nyine icyo gitero by'umwihariko simusiga ku ngabo za M23. Uyu rero ukaba ugiye kuba umunsi wa kabiri cyangwa se ushira umunsi wa gatatu iyi ntambara yongeye kuba yatangira hagati ya M23 n'ingabo za Wazalendo by'umwihariko zo muri Kongo. Ni ibintu biri kugenda nyine bitera ubwoba cyane cyane abaturage by'umwihariko. Kugeza kuri ubu ngubu hari n'abaturage bamwe na bamwe bari kugenda basa nkaho nyine bagenda kuba bakimuka, bagenda bava mu duce twabo bagenda bajya mu tundi duce by'umwihariko, kuko ni ibintu uri kubona nyine bigiye biteye ubwoba ku baturage bamwe na bamwe cyangwa se abantu batagiye bamenyereye ibi bintu. Nubwo nyine abatari ibintu nyine byo kugenda umuntu avuga ati ngo ni ibintu biteye ubwoba cyane cyane. Gusa kuri ubu ngubu nuko M23 nayo rero yatangiye kuba yasubiza nyine ibitero by'umwihariko kuri izi ngabo za Wazalendo cyangwa se kuri izi ngabo z'abarundi, nazo zikomeje kugenda zibarasaho cyangwa se zibagabo ibitero by'umwihariko zifatanyije n'izi ngabo za Wazalendo zo muri Kongo. Nubwo amasezerano rero atarasinwa hagati ya M23 cyangwa se n'ingabo za Wazalendo cyangwa zo muri Kongo, aya masezerano akaba ateganyijwe ko azasinwa ingingo M23 imaze gufata by'umwihariko ngo aka gace cyangwa se iyi ntara ya Uvira, ari nako amakuru agenda abigaragaza cyangwa se nako ibintu bigenda bitangazwa. Iyi ntara ya Uvira rero ikaba ikenewe na M23 cyane cyane, nk'uko bivugwa rero ngo M23 ikeneye ngo iyi ntara ya Uvira cyane cyane ugereranyije n'izindi ntara zose yagiye ngo ifata, igaragaza ko nyine M23 ikeneye iyi ntara ya Uvira cyane cyane kurusha izindi ntara zose ngo yagiye ifata. Ari no mpamvu rero M23 kugeza kuri ubu ngubu ngo ikomeje kugenda nayo igaragaza ubushake n'imbaraga cyane cyane byo kwataka cyangwa se byo kuba yafata iyi ntara ya Uvira mbere y'uko ngo aya masezerano abasha kuba yasinwa hagati y'ibihugu byombi, hagati ya M23 ndetse
ingabo za wazendo by'umwihariko. Ari no mpamvu rero kugeza kuri ubu ngubu igitero gikomeje kugenda cyangwa se intambara ikomeje kugenda hagati ya M23 ndetse n'izi ngabo za wazirendo, nubwo ari kugenda bafata akanya gatoya bakaba bafata akabureki cyangwa se akaruhuko, bakaba baruhukaho gusa bari bakongera bakazura intambara, nubwo biri kugenda nyine byumvikana mu baturage mu matwi y'abantu cyangwa se abaturage bagenda babyumva, nyine bari gufata akanya bakaba baruhuka bakongera nyine bakaba barasanaho nyine by'umwihariko. Ari no mpamvu rero ibi bintu bikomeje kugenda bifata intera cyangwa se intambara hagati ya M23 ndetse n'ingabo zawe zikomeje kugenda ifata indi ntera by'umwihariko. Kanizere ko wamaze gukanda subscribe kuri Peakwezi TV ndetse wibuke gufungura inzogera kugira bikomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Aya makuru rero ya M23 n'amakuru ari kugenda nyine agaragara ndetse bigaragaza ko iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera by'umwihariko, aho iri kugenda iva ku cyiciro kimwe igenda ku kindi cyiciro, igenda nyine igaragaza ko iri kugenda ibasiriye ndetse inagira imbaraga zigiye zikomeye by'umwihariko, cyane ko n'ibihugu bigiye bitandukanye biri kugenda bizinjiramo nk'igihugu cy'abarundi kugeza ku ngubu nabo cyamaje kwiyunga ku ngabo za Kongo, ndetse bakaba bari kugaba igitero gikomeye cyane simusiga ku ngabo za M23 zazimaje igihe kirekire zitarwana cyangwa se zitabazajya muri iyi ntambara yo kuba yafata iyi ntara ya Uvira, cyane cyane ko bigaragara ko M23 rero imaje kugenda ifata utundi duce tw'umwihariko two muri Kongo. Gusa kuri ubu ngubu iyi ntara yose ikaba ishaka kuba yayifata mu minsi mike cyangwa se mu cyumweru kimwe gisigaye kugira ngo babashe kuba basinya amasezerano. Ni ibintu biri kugenda bigaragara ko M23 ikeneye iyi ntara ya Uvira cyane cyane kurusha izindi ntara zose, bigaragaza ko ari nayo mpamvu rero biri kugenda ishiramo imbaraga zigiye zikomeye cyane kugira ngo ibashe kuba yafata iyi ntara ya Uvira, nubwo nyine ibintu bitari kugenda biyorohera by'umwihariko. Intambara rero ikomeje kugenda nyine ifata iminsi cyane cyane, nubwo bataramenya nyine igihe iyi ntambara izarangira cyangwa se ntawamenya igihe iyi ntambara izarangirira. Gusa kuri ubu ngubu nuko nyine intambara imaje gufata indi ntera cyangwa se imaje kuva kuri level imwe igenda ku yindi level, ndetse iyi ntambara imaje igihe kirekire itabasha kuba yaba hagati ya M23 ndetse n'ingabo zaba zirendo. Gusa kuri ubu ngubu rero nuko nyine byongeye kuba byasubira irudubi. Kuri ubu ngubu rero intambara ikaba ikomeje kandi ikaba inarimbanyije. Ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze, kora like, utere comment ndetse unayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo babashe kumenya aya makuru. Ariko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Peakwezi TV, ndakwinjiza kwa subscribe we kugufungura inzogera kugira bikomeza kwa natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Ayo yari amakuru ya M23 ndetse n'ingabo zawe zirendo kugeza kuri ubu ngubu, nubwo n'ingabo z'abarundi nabo zamaje kwiyungaho zirwanya M23. Ni ibintu bikomeje kugenda bifata intera by'umwihariko bifata urwego kugira ngo barebe ko M23 babasha kwikura muri cya gihugu cya Kongo. Nubwo rero bikomeje kugenda bigorana, M23 ikomeje kugenda ikaba by'umwihariko. Ni ibintu bikomeje kugenda nyine amakuru agenda agorana hagati ya M23 ndetse n'ingabo zawe zirendo zamaje gufatikanya n'ingabo z'abarundi zirwanya M23 hariya mu gihugu cya Kongo.